Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira intego yanjye no gutsinda nitwa gikundiro cya ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano turaho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu. Twongeye kubasuza nshuti bakunzi ba RAYON YACU TV nkuko bisanzwe rero kuri RAYON YACU TV tubageza amakuru abakomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Abakunzi ba Rayon Sport bahurira ahantu hatandukanye mu fan club mu magroup atandukanye ndetse n'ahantu henshi bakunda kugenda bahurira bakomeje kugenda bagira ibyo basaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Turaza kubabwira ibintu bitatu bakomeje kugenda basaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Sibyo gusa rero mu ikipe ya Rayon Sport turakomeza kugenda turebera hamwe amakuru y'amatransferi akomeje kugenda avugwa muri ikipe. Simba ninjye nyine nkuko bisanzwe mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Boysta yani musonera Modric ndetse na Boysta. Reka tugaruke mu kanya gato nyuma yako karirimbo. Bano b'imahanga n'ab'iki gisata cyose benshi muri mwere ya Boysta rero nizere kumeze neza. meze neza cyane Modric, ibintu bimeze neza, igitondo kizindukanye akabeho, ariko Modric nge nago akakabeho kane ikibazo kuko kari ngombwa nkurikije imitsi ukuntu yari imeze muri ibi bihe by'imvura mpita ntekereza ukuntu mu nzove haba hameze. Mu nzove mu gukandagira ebana kabisa bari danje cyane cyane nyine abari mu kibuga hagati, ariko si mu kibuga gusa n'abantu bagiye cyane cyane abantu bagendesha amaguru yewe n'ibinyabiziga hari ahantu habicyondo cyinshi cyane. Hari ahantu habicyondo Modric kuva urenze hariya ku uzamuka ugishyorongi harya buriya urenze kuri karaganda gakomeza kagishyorongi ukomeza nyine ubwo ngo guhita berekeza ahantu hari ariko se Modric ivumbi ryaho nyine ringana n'icyondo cyaho birumvikana. ubwo mize nibuka ubushize tujyayo ukuntu hari ahantu habameze nabi. Boysta rero reka wenda dutangira amakuru yacu kugira ngo tuze gukomeza kugenda ducunguza uburyo mwete, ariko mbere yuko dutangira amakuru yacu reka tubwire abakunzi ba Rayon Sport batandukanye ko umuntu ushaka kujya muri groupe nziza, groupe y'icyerekezo, groupe ibere umukunzi wa Rayon Sport, groupe irimo abapapa b'imfura baganira mu kinyabupfura, baganira ibya Rayon, harimo n'abamama n'abakobwa kabisa b'amajigija. Ni groupe nziza cyane, iyo nta yindi yitwa Rayon Twifuza. Ni groupe yiyemeje gushyigikira ikipe ya Rayon Sport ngo mu bibi no mu byiza. Ni groupe irimo abantu bazi icyo bita gushyigikira cyangwa se gukunda. Modric hari gihe nawe ze mbona bavuga ngo no mu mwijima bazayibera urumuri. Rega ni nziza cyane. Nizina ifite ni Rayon Twifuza. So ushaka kujya muri iyi groupe ya Rayon Twifuza, iyi ni groupe ishyigikira ikipe ya Rayon Sport mu buryo bwose, no kuvuga ngo yaba mu gufana ku stade ndetse ni na groupe itanga n'umusanzu. Anga ashobora kutwandikira kuri 0788 4 7 6 5 cyangwa se ukatwandikira kuri 07 8 4 2 2 4 4 8. Aho ngaho rero ushobora kutwandikira tukagufasha kubana n'abandi cyangwa se no kubana n'abavandimwe baba muri ino groupe. Ubwo n'abagabo batandukanye barimo abagabo bita ba muzungu, barimo abagabo bita bazani mugenzi, uyu nguyu ni president reka tumusuza arakumugina rwose, ndetse n'abakobwa b'imfura cyane harimo bitwa banono, abitwa bafora, harimo benshi ariko harimo umukobwa nono ukina comedy, urumva amwita ngo igicari comedy barawe yarankomye. Modric rero ubwo ni ku mbuga nkoranyambaga zacu n'ubundi Facebook page cyangwa se Facebook yacu hose ushobora kudukurikirana. Ushobora kutwandikira nyine nk'umuntu ukoresha Facebook yacu, kutwandikira akaduhayo nimero kugira ngo tukomeze kugenda tumufasha. So rero Boysta reka tugaruke ku makuru yacu. Amakuru akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport nyuma y'inteko rusange yabaye ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport igatangaza byinshi, imigabo n'imigambi yayo, ndetse bakirika abakunzi bayo ikipe ya Rayon Sport yavuye nahigeze ndetse n'ibyiteganya gukora muri ikipe ya Rayon Sport. Abakunzi bayo bati rwose President Jean Fidele Uwayezu wakora iki, wagira ute rwose. Ikintu cya mbere turagusaba ibintu bitatu bikomeye cyane. Modric nago ngewe
nkurikije uburyo aba bantu basabye Uwayezu babona bari bamushyigikiye urwego ariho naho amaze kugeza Rayon Sport bo bamaze kubona yuko bari ku murongo umwe ntago bigeze babwiye baravuga ati urwego rw'imiyoborere nitubitindaho uri umuyobozi mwiza rwose ariko noneho hari ibyo natwe tugusaba natwe reka tugusaba ibi nk'abakunzi ba Rayon Sport utwereke ko noneho uri umuyobozi ukwiriye kumva cyangwa se gushyigikira ibyo abakunzi ba ekipe bakeneye. Boys rero aba bantu reka duhere ku cya gatatu abakunzi ba Rayon Sport bati rwose Jean Fidele Uwayezu ikintu cya gatatu tugusabye ubwo turera ku cya gatatu tujya ku cya mbere ati ikintu cya gatatu tugusabye ati turambiwe ubyumve wongere ubyumve neza turambiwe agasuzuguro k'abakeba. Abakunzi ba Rayon Sport bakurikije ukuntu bamwe mu ba perezida b'amakipe akomeze kugenda bihendera ku ikipe ya Rayon Sport ati ntibikwiye rwose ko ibi ngibi ikipe ya Rayon Sport cyane imara imyaka cyane ngiye nkunda gutsindwa n'ikipe imwe cyane ebyiri none agasuzuguro gakabije bo cyane buriya bo bati rwose ikipe bita Kiyovu Sport nyakubahwa Jean Fidele Uwayezu mu gihe utaratsinda Kiyovu Sport rwose ntago turakwemera. Abona abakunzi ba Rayon Sport umuperezida wa Kiyovu Sport yavuze ko igihe akiyobora Kiyovu Sport ati nibishaka bizagende gute atari ko Rayon Sport yo ntago izigera itsinda. Ahangaha kandi kuko wajya kureba ekipe ya Kiyovu Sport imaze igihe kinini ekipe ya Rayon Sport idakandiraho. Abakunzi ba Rayon Sport bati rero rwose Jean Fidele Uwayezu ubyumve neza ikipe bita Kiyovu Sport rwose ukora uko ushoboye umwaka utaha iyi kipe nidutsinda rwose muzamudutesha agaciro uri umuyobozi mwiza turagukunda turakwemera ariko umuyobozi mwiza nutanga umusaruro wo ntabwo tubitindaho ubwo ndavuga mu kibuga uwo mu kibuga yego ndabyumva ari nabyo twakomeje kugenda dukomoza mu biganiro byashize umuntu ashobora kuba umuyobozi mwiza ariko adatsinda ariko boys uziko ushobora gutwara igikombe ya Rayon Sport ntabwo ushobora kuba umuyobozi mwiza udatsinda noneho ngo n'umukeba none oya birashoboka ko ushobora gutwara igikombe ariko abakeba bose bagutse utabatsinze Prito reka nguhe urugero ekipe ya Kigali yatwaye igikombe ntigeze itsinda Rayon Sport cyakora wenda yatsinze APR ariko ni ukuvuga ngo na APR yatwaye igikombe ntabwo yigeze basha gutsinda Kiyovu Sport. Urumva ko rero abariyo baravuga ati rwose icyo gikombe turagikeneye ariko cyane dutsindira umukeba dufashe ukora uko ushoboye rwose agasuzuguro k'abayovu ako turakarambiwe. Si ibyo gusa rero bakomeje kugenda bako saba yovu gusa ati rwose ibyo uzakora byose Kiyovu Sport APR ugomba kubitsinda byanze bikunze ko na APR abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bigarukaho bati rwose agasuzuguro k'igikona ntako dushaka muri stade atagasuzuguro k'igikona ntago tugakeneye. Modric urabona ni equipe ako se boys reka tugaruke kuri ibi wowe ku bwawe ukurikije ibyo abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda basaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport we ku bwawe urabona iki kintu kitari gitenewe nkanjye nka boys tareka nkubwire Modric nimba hari ikintu cya mbere kimbabaza uzagasuzuguro kaje ariko Modric cyane ngiye abantu bitwa abayovu abandi birashoboka wenda bo barasinya mbabara bara nabakeba urumva nabakeba ariko hari abakeba burya bumwimerere niba hari abakeba bagira umunwa burya ngo akanwa kabi kararoga nyine kagira ubumara niba hari abantu bagira amagambo akakaye niba hari abantu bagira amagambo mabi ashobora gukora ahantu nabakunzi ba Kiyovu Sport rero rwose ni nabyo hari umuntu wari uri kumbwira ati rwose bari abasaza n'abari abakecuru iyo bataza kubona uriya munyenjuga ngo ni Juvenal ntago bari kuzigera ari umugabo nyine arabashoboye ariko tugemere ko niba yaraje akabasha no kubasha gutsinda umukeba w'ibihe byose Rayon Sport ikayimaze igihe kingana gutya yabahaye uruvugiro nyine kuri bo buriya ku bayovu nicyo gikombe cyabo baranabivuze ariko barabivuze ati nubwo tutagitwaye ariko ubuyobozi bwa Rayon Sport bukiteho agasuzuguro k'abayovu turakarambiwe niba mugaragaza ko dushaka igikombe koko reka tubanze dutsinde Kiyovu arere turu ndetse nandi tuzahura yaba mu gikombe cy'amahoro no mu mikino iyo ari yo yose rwose tuzatsinde Kiyovu. So si ibyo gusa rero abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda basaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda basaba ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakora uko bushoboye bwose ekipe ya Rayon Sport ikongera ikagaragara ku ruhando mpuzamahanga wakubera yuko ngo niba koko baragaragaje mu nteko rusange ko ekipe ya Rayon Sport ari ikipe igomba gukina Super League ati ntago ikipe yakina Super League itabasha kubyibuza gusohokera igihugu nase birashoboka Modric ntabwo yakina Super League uri ikipe ijeje ariko ni ibintu twabonye mu nteko rusange bavuze ko ekipe ya Rayon Sport ari ikipe ishobora kuzakina Super League none ikipe
equipe ya Rayon Sport ikina Super League gute kandi idasokera n'u Rwanda? Ntabwo byashoboka. Ubwo nuvuga ngo dukeneye bino bikombe rero byombi Modric n'undi dukeneye gusohoka, dukeneye kujya mu Super League. Nibyo nyine abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bagarukaho bati ibyo byose tunyotewe gusohoka, ati nitwe kipe nziza hano mu Rwanda isohoka ikageza kwitwara neza uko twarabyerekanye no ku ruhando nyafrika, nitwe kipe mu Rwanda kuri klasoma ishobora kuza hafi mu gihe izindi ziri no classe. Ati rero ubwo ngubwo icyumvikana cyo rwose mukora uko mushoboye, equipe ya Rayon Sport yongera igaragare ku ruhando mpuzamahanga. Ni nabwo ikipe ya Rayon Sport izakomeza kugenda rwose yihaza no mu birebana na mikro, cyane cyane bavuga ko ikipe ya Rayon Sport igize abakinnyi ya marushanwa ya Super League ngo bizaba ari byiza kurushaho. Bizaba ari byiza. Modric nawe ibaze nyine Rayon Sport yacu yamaze kwitabira ari amarushanwa, kandi akaba ari Rayon Sport ikomeye noneho ifite nuvuga ngo iyo wamaze gutwara watwaye ibikombe Modric ukajya gukina Super League Modric ukuzi Rayon Sport ukuyizi uko uyihamya, ni ikipe igeze hari idashobora kuba yakwitwara. Ni ekipe itasuzuguza abanyarwanda by'umwihariko rwose. Ni ekipe twizera ko hari ku Rwanda nyafrika Rayon Sport yitwara neza, ariko none nibagerageza uko bashoboye kose yongera igaragare. Nicyo kintu abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda basaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ati rwose kuyobora byo murabishoboye, ntago tubigarukaho. Urumva ikipe ya Rayon Sport nta bintu by'amadeni, nta bintu by'abantu bayirega hirya no hino, atariko rwose ikintu bitagasuzuguro k'abakeba, ikintu bito kudasohoka, icyo cyo rwose ikipe ya Rayon Sport ni ikintu kongiye gukenera. Hari ikindi abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda basaba ubuyobozi bwa Rayon Sport bati Jean Fidele Uwayezu, niba ushaka ko tukugarura icyizere dukorera iki? Duha ibikombe, duhe bino bikombe bibiri, icy'amahoro na shampiyona. Numara gutwara ibi bikombe bibiri Uwayezu uzatubaze natwe icyo ushaka, imbaraga zacu nk'abafana cyangwa abakunzi ba Rayon Sport, uzatubaze ngo ko nabakoreye iki, mwebwe muhagaze he? Ibyo nibyo abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bagaruka nyuma y'inteko rusange bati Jean Fidele Uwayezu, turabyemera ko wakoze ibishoboka byose, wayubaye ikipe neza rwose, yego ibyo turabyemera. Atariko none natwe ibi bintu byiteho, ubyiteho. Ikintu cya mbere umuyobozi mwiza wo mu biro udatwara ibikombe, duha ibikombe, yego dukiza agasuzuguro k'abakeba, dusohokere igihugu. Bati wakora iki? Bati wamanura inkuba, wajya mu ishyamba ukazana intare, wazana ingwe. Ati icyo dushaka rwose, turashaka abahigi mu kibuga bazahiga ibi bintu byose uko tubikeneye, byose uko turabishaka. Nicyo kintu abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda basaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi ko kugiye kureba koko natwe wenda tugiye komite dushyiraho nk'abanyamakuru, sibyo? Ekipe ya Rayon Sport koko ikeneye ibikombe. Ariko reka nkubwire, sibyo? Njyewe njya nkunda kubivuga, utazi yuva no kumenya aho ujya ntabwo bishobora. Yego Modric iyi ni Rayon Sport twari dufite mu bihe byashize, yatwaraga ibikombe, yitwaraga neza, ariko Modric mpamya ko aho icyerekezo cyahiri kugana ejo hayo hazima ntaho mbona. Ubu ni Rayon Sport kano kanya ndi kubara ikipe yajyana n'ibikombe bana byo ntubyibagirwe. Reka tubyemere ko wenda aje kubaka uko yaje asanga Rayon Sport igeze n'ahantu habi bitewe naho Rayon Sport yari igeze, cyane cyane kubireba n'intambara zaze mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko rero nawe icyo nicyo rero ngiye ndi gushingiraho mvuga ngo aka kanya uyu ni wo mwanya Modric yagaragaje imbogamizi yagize zatumye yitwara nabi mu myaka ibiri ishize. Noneho rero sasa nawe ati noneho igihe kirageze wa kipe ya Rayon Sport abakunzi bayo bongere bishime. Icyo nicyo ngiye naringiye kubwira ngo noneho umwanya reka tuwumuhe. Twamaze kumwereka ko tumushimira ibyo yakoze, iki ni kimwe. Icya kabiri tumwereka imbogamizi dufite n'ibyo dukeneye. Modric kumushyigikira turahari 5 kuri 5 nk'abakunzi ba Rayon Sport. Icyo azakenera ebana tuzakimuha kuko none se reba nk'iyi groupe bitariyo twifuza, ni groupe ntago ari fan club, ni groupe yibereye aho ngaho irimo abakunzi ba Rayon Sport gusa. Bavuga ati twicare hano hakuno, icyo muzatubaza tuzakibaha, ariko natwe icyo tuzabasaba muzakore uko mushoboye kose mukiduhe. Ati tunyotewe ibikombe, tunyotewe gusohokera u Rwanda, tunyotewe kwicarira umukeba kuko ntago tubiheruka. nta kure y'ukuri kuko ibyo bibazo byose muri Rayon Sport birahari. So rero boy star reka dushimira abantu bakomeze kugenda batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 batubwira ati rwose twebwe hano kuri iyi channel yanyu twaryamyeho twakanze kukazogera subscribe ntago twabikwirwa tubigarukaho. Ati rwose twebwe tuba tuharyamye kandi ibiganiro byanyu turabikunda, dukunda kubyumva. Ubwo ngubwo reka ntago twirwa tubavuga mu mazina kuko bariyizi Modric mu kanya gato cyane barimo batubwira ukuntu bumvishe bimeze. Ariko Modric ndasaba wa muntu utari wakora subscribe wowe yaracikana atari
akanda kukazogera ariko mujye musharinga n'abashuti banyu akaba ari umureyo akaba adasharinga abareyo bagenzi be ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bya Rayon Sport ngo babyumve Modric uwo yaracikanwe akaniko kanya kugira ngo abikore tubane gatanu so yari Boy Star rero namusonera Modric ciao